ngiye kubabwira uburyo wakangura igituba cyasinziriye. Uzahita uyikuramo direct mu gihe ukumva bigiye kuza, uzahita uyikuramo. Ubu ngubu mfite inzu yanjye nziza rwose n'imodoka. Oya hari abantu nshobora kuvuga igituba cyasinzira, kuvuga se igituba gisinzira gute, nyine ukumva birabacanze, ariko igituba cyansinduye mba ndi hano kugira ngo mbamare amatsiko nanabigishe. Ariko ngira aho ndabanza kubibutsa, nyaboneka niba uri kureba kino kiganiro utarakanda subscribe, kanda subscribe, ukore comment, share and like, hanyuma nange nze hano n'inyigisho neza. Ikindi nuko bino biganiro byacu nta mwana uri munsi y'imyaka 18 wemerewe kubireba, keretse abantu gusa bakuru, by'umwihariko abashakanye. Mujye mubireba, mujye mudukurikira, natwe tuzajya tuza tubaha ibiganiro n'inyigisho. Twari tukiri kuganira uburyo wakangura igituba cyasinziriye. Mbere yuko mbabwira uko wagikangura, ngiye kubabwira nuko gisinzira. Ni ukuvuga ngo urabona kugira ngo igituba gisinzire, urabona harimo ukuntu nyine ufite nk'umugabo, wenda urugero reka mvugana nk'umugabo w'umusirikare udakunda kuba mu rugo, nyine nk'umugabo ukunda kugira amasafari menshi, udakunda kuba mu rugo. Ariko hari benshi bavuga ngo umugore amuca inyuma, ariko nanone hari ba bagore bagifite umuco, nyine abavuga ati umugabo wanjye sinamuca inyuma. Buriya umugore waguca inyuma ni wa mugore uba uzi imboro nyinshi, nyine uwo nguwo utabasha nyine kuyirara, ariko yari wa wundi murongoye bwa mbere, uwo nguwo yabasha kwihangana. Hari uwo ushobora kuvuga gutyo agatuka se amasugi aracyabaho. Rero hari abantu nyine bavuga ngo amasugi ntabwo akibaho. By the way, amasugi nyine aracyabaho. Nyine ushobora gushaka umugore ukamushaka ari isugi, urumva aba azi imboro yawe gusa. Ni ukuvuga ngo uriya mugore iyo azi imboro yawe gusa, nyine aba yumva ko nta bindi birenze niwe mugomba kujya murongorana. Ni ukuvuga ngo rero uriya mugore nk'iyo umusize nko mu rugo ukajya isafari, nyine niho hahandi nyine usanga nyine ataraguciye inyuma. Ubwo rero ngo ataraguciye inyuma nibyo twita ko igituba nyine gisinzira. Urabona igituba kimaze igihe, kimaze umwaka, imyaka 2 batakirongora, urumva icyo gituba kiba cyarasinziriye. Gusinzira rero mvuga ni kwa kuri nyine kiba cyaribagiwe guswerana. Njye nabyita ko aba yawe nyine nk'isubirane, niko nabyita ko hari amasugi, hari nyine n'amasubirane. Ni ukuvuga ngo rero ngo ndakeka niba umugabo cyangwa se umusore wamaze kumenya igituba cyasinziriye uburyo kiba kimeze. Noneho ikindi nshaka kukubwira, ngiye kukubwira uburyo wagikangura igituba rero nyine cyasinziriye. Uburyo ushobora kugikangura, ni ukuvuga ngo wenda umugore wamusize mu rugo, nyine igihe kirageze, uvuye aho ngaho wagiye, ntiyaguciye inyuma, ntaheruka guswerana. Rero nyaboneka kugikangura ntabwo ari ukuza ngo tugiswera, ngo tugiswera nk'uko waswera igituba gisanzwe kirongorana. Igituba cyasinziriye rero ni ukuvuga ngo kugira ngo ugikangure neza, kugira ngo nyine n'ujye kugikangurira nawe akiguhe neza. Ni ukuvuga ngo rero icyo gituba nyine ni ukuvuga
ukuvuga ngo rero icyo gituba niba ugiye kukirongora usaza n'ubundi kumva kiba gisa nkaho cyasubiranye. Ni ukuvuga ngo ugiye kukirongora nyine uzabanza nyine kubanza kugitereta nyine nka kwa kundi nyine mukiri abakobwa, kuko urumva aba yaribagiwe ibintu byo guswerana. Ntabwo waza ngo uducumita nyine nkaho wacumita umuntu usanzwe ucumitana. No, ni ukuvuga ngo urabanza ukagiswingaraza, kuko harimo ukuntu umugabo aba yagiye wenda n'isafari, hanyuma nyine akaza, njya numva abagabo bakunda kubyita ngo ni umwuma, akaza afite umushyuko wa danje. Ariko abagabo benshi nkunda kumva bawita ngo ni umwuma, sinzi niba ariko witwa, ariko ngereka mbyite umushyuko nyine wa danje. Akaza ntabyo kumukarisa, ntabyo kumuswingaraza, akaza nyine gahunda ari uguswera gusa. Rero nagira ngo mbabwire yuko aho ngaho nyine mwibeshya, ibintu byo kuza wenda bakamusanga avuye nko koga ugahita umuswera utabanje kumushyira muri mudu, ibyo ntabwo biba ari byo rwose. Ushobora kugiswera ukumva ntawubere, ukumva kirumagaye, ugasanga naho handi umugabo agenda yivugishwa utugambo, umugore wanjye arabishye, akagenda amutarangara hose, kandi buriya nta mugore ubaho ubiha, ahubwo biterwa n'uko wamurongoye. Ubwo rero nyaboneka ni ukuvuga ngo nyine nuva aho ngaho isafari rwose ntiteke umushyukwe uzaba ufite, ntiteke umwuma uzaba ufite, uzabanze ufate umugore wawe nyine muswingaraze, mushyire muri mudu rwose. Niba utajya kunamusisa, ufate igituba cyiwe nyine ucyonke nyine ugisise. Niba utajyagaho nk'amabere uyonke rwose, hariya umugore nyine nawe azaguha igituba neza. Ni ukuvuga ngo nyine urabona nk'uko mpamvu babwira, isugi itandukanye n'isubirane. Ni ukuvuga ngo isugi niyo yashyukwa, ntabwo washyiramo imboro ngo ihite ijyamo, kuko buriya n'amasugi ntarashyukwa, akazana nyine rwa rwenda rw'inyuma nyine runyerera, ariko ntabwo wabasha gushyiramo imboro ngo ihite ijyamo. Ariko isubirane yo, kuko n'umva aba yararongoranye, iyo umushyukwishije agashyukwa, hahandi akwibwira ati sheri mbora tubikore, hariya rero we ugishyiramo igahita ijyamo yiruka, kuva aba yarabikozeho n'igituba kiba cyanyereye, ari uyishyiramo igahita ijyamo yiruka. Ubwo rero niba wari umugabo unkurikiranye cyangwa se umusore unkurikiranye utazi gukangura igituba cyasinziriye, nuko bakangura igituba cyasinziriye, ni nuko igituba gisinzira, kuba warabisize kikamara igihe kidaswerana. Ni ukuvuga ngo igituba cyose kimaze igihe kidaswerana kiba cyarasinziriye. Ubwo rero niyo mpamvu nari kukubwira uburyo ushobora kugikangura. Sezere ntabwo gusezera ntarabaza umuntu agira iminota iba ari mikeya. Ubwo rero nyine mujye mubikora uko rwose. Niba uri n'isafari ukaba uzi yuko wasize umugore wawe mutamaranye igihe mudaheruka kubonana, kandi umugore wawe nk'umwizerwa kataguca inyuma rwose, igituba cyiwe uzagikangura uko, ntuzaze n'umwuma n'umushyukwe ngo uze ngo utuswera utabanje nyine kumushyira muri mudu. Rwose nyaboneka uzabanze nyine uzagikangure, ni uko bakangura igituba. Ubwo rero n'ubundi dusoza ndabanza kubibutsa, nyaboneka niba uri kureba kino kiganiro utarakanda subscribe, kanda subscribe, ukore comment, share and like, hanyuma natwe tuze tuguha ibiganiro n'inyigisho.
ikindi ni uko ibi biganiro byacu nta mwana uri munsi y'imyaka 18 wemerewe kubireba keretse abantu gusa bari hejuru y'imyaka 18 by'umwihariko abashakanye mujye mubireba mujye mudukurikira. Ubwo rero ikindi nanone dusoza ufite icyifuzo ushaka kudutera inkunga ufite icyo ushaka kutubaza hamagara kuri nimero ureba kuri ekara yawe cyangwa se ubyandike muri comment. Ubwo rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi natugisoreje kandi ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, turabakunda. Ugiye ubikora ukiri ukumva udashaka kurangiza vuba, yewe n'iminota 30 yashira cyangwa 40 bitewe n'ukuntu wabitwaye. Hari igihe urongora uri kuvuga ati uriya mukobwa nzamurongora mwemeze, wamurongora uzi ko ugiye kumwemeza ukumva ziraje. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunze bakurikiye iki kiganiro. Uyu ni wa mwanya mwiza wo tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Rero nabazaniye ikiganiro cyerekeranye n'ukuntu umugabo ashobora kurongora ari kumva adashaka kurangiza vuba kandi bikamukundira. Rero iyo urongoye ukumva udashaka kurangiza vuba, hari tekinike ukoresha. Abantu benshi iyo bari kurongora bo bararongora bakavuga ati kuki ndarangiza ndi kuma nshaka kurangiza, nyine wagahora muri ngiye kurangiza sibyo. Ariko biranaga bari byiza, yego biba byiza ariko si byiza ku muntu ba muri kumwe. Ngiye kubibira ibanga rero ryatuma utarangiza vuba. Uri umusore uri umugabo, niba uri kurongora umukobwa ukamurongora ukamucumita byagira hagati ukumva ugiye kurangiza kandi uri kumva ugikeneye gucumita, uzahita uyikuramo direct mu gihe uri kumva bigiye kuza, uzahita uyikuramo. Nurangiza ujijisha umukobwa, urabizi zihita zisubirayo. Ujijisha umukobwa muganize, uhita uvuga ati sheri bimeze ute, uhita umubwira nyine unamwibwirishwe ngo hindura postere. We ntamenye ibibaye, we azagira koko ngo wari ugiye guhindura postere sibyo. Nurangiza umubirindure gake gake, umuganiza gake gake, ntabwo azamenya ngo byagenze ute sibyo. Nta nubwo azamenya niba wari ugiye kurangiza ugahita ubisubika sibyo. Nurangiza umwiganishweho, sheri byari bimeze gute, amakuru yawe, urakomeye se, umva umwivugishwe utugambo dushoboka twinshi. Noneho nimumara gufata indi postere wongere uyishyiremo, wongere urongore. Ngiye nkubwiza ukuri, ugiye ubikora ukiri ukumva udashaka kurangiza vuba, yewe n'iminota 30 yashira cyangwa 40 bitewe n'ukuntu wabitwaye. Hari igihe urongora uri kuvuga ati uriya mukobwa nzamurongora mwemeze, wamurongora uzi ko ugiye kumwemeza ukumva ziraje. Rero iyo ukumva ziri hafi mu nzira ugeze ahandi biba bitangiye kuryoha, uremera ugahara ubwo buryohe bwawe, warangiza ukayikuramo ukajijisha umukobwa. Icyo gihe ntabwo zihita zisubirayo. bwa mbere mbikura nawe mfite imyaka 9. Gasatani imyaka 9 cyane, ari ku myaka 18. Umaze kuba ryamana n'abagabo bangana iki? ko barengara ko barenga bararenga bangahe? ongerejwe ara bintu byo gusakuza, ongerejwe ari byo gusakuza. Birenga gute? ni benshi cyakoza ngerera zirarenga yavuga gereranyije ni nk'inshuro 30. yepa zirarenga zarenze umubare. Nyine ni ukugereranya
uragiranyije nawe ntabwo ubyibuka harimo abo natibuka harimo abo nibuka Ariko- noya ntago urumva nanjye ni VIP mu kirere oya ubu ngubu mfite inzu yanjye nziza rwose n'imodoka oya mukanyuranamo nako kunywa ariko njyewe reka nta mubwire kibazo baraguha icyo ushaka tunabashimira mwakoze subscribe na like na share ku Buzima Bwiza TV. Tubashimira mwe mukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Uyu munsi kuri kamera zacu murahabona umukobwa wana mwiza cyane, murabona ateye fresh, ameze neza cyane, murabibona mwese. Uyu munsi twari twifuje kuganira nawe, navuze ko ngomba kuzajya mbazanira umunsi ku wundi akantu gashya. Kashize mwabonye ibyo nabakoreye, naberetse, mwarabishimye, nabibonye, ariko n'uyu munsi hari akandi gashya. Nuko bakwitande nitwa Leyisa ongerijwe ngere batwumve. nitwa Leyisa Lisa Liza Leyisa Lisa umeze neza meze neza cyane wakihanga mugabo ukiyereka abantu badukurikiranye koko ihangane haguruke use mushaka kundeba haguruka hindukira nyine ukuntu wane ciao ego ni neza sha bazatubwira njye ntacyo mbivuzeho urumeze neza imeze neza Liza mu buzima busanzwe uri umuntu ukunda iki cyangwa umeze ukora iki? mu buzima busanzwe ndi umuntu witonda nubaha ariko nanone nanga umuntu ushobora kuba yansuzugura. Uranga agasuzuguro? Nanga agasuzuguro. Bivuze ko musuzuguro nanjye wansuzugura cyane, buriya waza uri mutoya waza uri mukuru, njye bose nyine waza uri mutoya njye sinagusuzugura ngo nuko uri mutoya. Yego. Waza uri mukuru njye sinagusuzugura. Uvuga ati waza uri mutoya ukangaragariza ko nyubashye nyine nanjye ndakubaha. Waza uri mukuru gutyo. Yes, Liza. None hari akabazo k'amatsiko njya nkunda kubona abantu nyine nagiye nkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bavuga ngo abakobwa ngo baba muri showbiz bakunda imiziki, amafilimi cyangwa n'ibiki n'ibiki, nyine bajya kuri kamera akenshi bakunze kuba barakurikiranye ibintu ibyo ari byo. Wuncenshi urayizi? Wuncenshi urayizi? Liza ntabyo uzi? Ntabyo nzi pe. Nyine ngo bakunze kuvuga ko ari abantu ngo baba bakunze kuryamana n'abahunguke cyose n'abagabo. Ibyo bintu baba biziho? Ibyo nawe wuncenshi nicyo bisobanuye? Ibyo ntawe ubiziho? Niko bajya bavuga rimwe na rimwe usanga ari byo, ariko nanone atari byo. Nanone atari byo cyane. Liza, uyu munsi mfite amahirwe kuba nahuye nawe, nkaba wanyemereye kumpa ikiganiro tukaganira. Ikintu ngiye kubikubazaho ako ntumbeshye. Oya ntago nkubeshye. Ambwiye ko ngo abakobwa iki n'iki ngo kunze kubeshya. Liza, ngiye kubaza ikibazo kimwe ariko uransubiza hano wakumva kandi uwongereye ijwi cyane. Ndagusubiza. ubundi ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 18. Ego. Ndiza ku myaka ya 18 wari waryamana n'umusore cyangwa n'umugabo?
urebye byarabaye ku myaka ya 18 cyane byabaye ufite imyaka ingahe? N'ejo byabaye. bwa mbere mbikora nawe mfite imyaka 9. Satani, imyaka 9 cyane. aryamanye n'umwana mugenzi wawe mwaryamanye? Oya, sinakuvuga ngo ni bya bindi by'abana. Ntabwo ari ibyana mwakinaga? Yego. Mwakinaga ibintu bimaze bite icyo gihe se ubwo kugira ngo muryamane ufite imyaka 9? Hari umusaza twari duturanye. Yego. Uwo musaza yari inshuti no mu rugo. Yego. Kubera ukuntu nagaragaraga nyine nkaho ndi mukuru, nanone ndi umwana mwiza, nyine ndi umwana ufite itoto, ubona nyine wakuriye mu biryo. Yego. Uwo musaza rimwe na rimwe akaza ari ngeje kureba, ariko akaza yitwaza mu rugo. Nuko bigeze aho nanjye urumva n'umuntu ukunda kwisanzura ku bantu bose, nyine mbona ko naribi, nkamufata nyine nkamwita nkanamwitaga icyo gihe sogokuru. Wari n'umwana? Icyo gihe wari n'umwana birumvikana? Yego. Namwitaga icyo gihe sogokuru kuko umuntu yari inshuti no mu rugo. No mu rugo bakambwira ati suza sogokuru. Yego. Nyine mufata nka sogokuru. Hanyuma noneho njya kumusura ubona nabirenze, ariko mu kujya kumusura akamfata mva nahagera akamfata nyine nkabona ashaka kuzana utuntu two hirya no hino, ngese ngo bite, ngo navuga ati ni byiza, none se ngo shanguri keza, nkavuga ati merci. Nuko rimwe agerageza, icyo gihe ngiye kumusura mu rugo bari bantumye ibido. Babwiye ngiye kubazanira ibido iwabo k'uwo musaza? Yego. kuko amazi yari hafi kugenda, rero twashaka kugira ngo tujye kuvoma amazi nyine atabura tutayafite. Bantumye icyo gihe ibido, ndibuka naragiye icyo gihe bwarendaga kwira ukuntu. Noneho gerageza uri kuntu wongera ijwi kugira ngo abakunzi bacu batwumve neza. Wongera ijwi nta kibazo. Noneho mu kugenda anzanira amata. Yego. Kuntu nakundaga amata cyane. Noneho umva akimbwira ngo none se ngo waretse ngo ukicara ukabanza ukanywa amata ukabona kujyana ibido. Yego. Ndamubwira ati nta kibazo, ndanayakunda cyane kubera ko nari narakana nyine, urumva namufataga nk'ari sogokuru, ntabwo nari ukeke ngo arankorera ibi. Yego. Nuko ndicara anzanira amata mu ijage, ayazanye ubwo yari yashyizemo akantu kari butume nyine mbura ubwenge, mbese ntabwo nari businzire. Uri umwana? Yego. Ariko yari bushyiremo akantu gatuma nyine mbura ubwenge, mera nkaho nabaye zezenge. Ziri inzoga nyine munywa. Bandi ko njye ntabwo nywa inzoga mwana, njye ntabwo nywa inzoga. Niho niko nakaye nahoze nywa fanta. Nuko yego ndanywa mu gikombe cya mbere, arambwira ati yongere nta kibazo. Ndiyongera ndanywa amata yenda kuyamanda, bati rero ndumva amazi, reka njyane ibido bantumye batambaza impamvu natinze. Kandi dore buri kwira bagiye kuvoma hakiri kare. Nuko hashize umunota, amasegonda mu gihe akiri kuninza ategereje ko bikora, numva nangiye kuzungera ukuntu. Yego. Numva sinzi ukuntu nangiye kumera kubera ko nari n'umwana nyine. Numva nyine ngira ngo ndarwaye, ndamubwira se ko numva umutwe utangiye kundya. Yego. Nahe ngiye kunywa imiti kubera ko icyo gihe nari ndwaye indwara
ngira ngo nyine niyo yahagurutse. yego Narambwira ati hoya humura nta kibazo ntakiri bube. Mu gihe akiri kuninza gutyo mba ncitse intege nyine ntayo ubwenge. Nuko umusaza anerura njyana mu cyumba kiwe gerageza wongera akajwi abantu bakumve neza. Akora ibyo akora, akoze ibyo akora. Ari umusaza wowe ufite imyaka 9. Yego. Ari umusaza pe ubona ko nyine nawe yakubera sogokuru. Yego. Nuko akora ibyo akora mu gukanguka nsanga ndi ku buriri mba ndarize. Ndavuga ati munabare mamagara mama. Ndavuga ati mama iwe munabare sinzi ndikumva ndi kubabara hahandi. Uri iwanyu cyangwa ni ukuvuga ngo nari nyiri kuwo musaza. Ni ukuvuga ngo iyo miti yari yashyizemo ntiyiri bumare iminota mike nka 30. Ndarira arambwira ati ngo humura nta cyabaye humura. Ati nutse ko numva ndi kubabara mumenye guhamagara nyine mama. N'ubundi mu rugo hari ariko ntago baje. Ntago baje ntago bari bunyumve kuko hari harimo inzu nk'eshatu. Nukumanye n'ubundi nkaho twaduturanye. Yego. Nuko arambwira ati humura, arambwira ati ngo akira ibido ukugende batagukubita. Yego. Ngo nubivuge ngo ko wasanze uri ku buriri. Ndavuga ati ngo ndabivuga kuko ntabwo afite n'ubwoba. Mfite ubwoba nanjye yari afite ubwoba nyine nanjye nkabyibwira kuko numvaga ndi kubabara kandi nagiye nari kubabara. Kugenda biri kwanga arambwira ati ngo yakigenda neza udatuma babimenya. Yego. Ndavuga ati hoya ndabivuga byanga byakuna ndabivuga ibintu wankoreye ibishitani. Ubwo nyine nibyo ngene kitaga n'ibishitani ko byiraro bwa mbere. Rutaraba umwatsi nk'uko ruhungu. Rwose nyine nyiragasugi pe. Ni ukuvuga n'ibintu yakoze ntago narimbizi nyine numvaga ndi kubabara byadanje ku buryo navase. Yego. Nuko arambwira ati se ngo basi kujya utabivuga kuko iwanyu bamerera nabi bakanandega. Yego. Nuko ndatuza nyine ariko nyine nyiri kurira. Yego. Arambwira ati hoya ngereka nkuhe ngo basi ngo ngurire irindazi ngo surishima. Nyine kubera nyine urumva ukunda amandazi. Abana twumva abana bose bava bakagira bakunda amandazi, utubombo, utubiswi. Nuko aravuga ati boke ngo ariko ngo hano hari amandazi nayo nakuzaniye nuko nibagiye kuyaguha ngo ariko akira ngo uyarye nushake nasigarura yariri iwanyu. Yego. Ngo kuko nta kibazo nta n'ikintu bari bukeke nyine uravuga ati ni sogokuru yamaye. Nuko arayama naratuje icyo gihe nsa nkaho nsekamo. Amarira aramanagura neza. Ubu kana keza. Mpita nyine mpinduka kubera ko nyine iyo umwenyuye niyo wari ufite agahinda nyine ntabwo biba bikigaragara. Yego. None se kuva ubwo ngubwo mwongeye kubikora se? Oya. Nta mwongeye kubikora se utaha? Yahise agira ubwoba icyo gihe nkajya numva amakuru ko mu rugo bavuga ati ngagiye kwimuka. Ariko tukiri aho ngaho ibyo bintu byakubaho warabyumvise warababaye. Sa nk'ugira inama nk'abandi bana bari muri iyo myaka cyose bari no hejuru yayo uburyo bakitwaramo kumva ibyo ntabwo ari byiza ntabwo tubishyigikira. Ikintu nagira inama abana
ongerejwe gake bakiri muri iyo myaka yo hasi ndetse n'abo tukiri mu rugero rumwe Yego. kuko ntabwo ndakura cyane ya icya mbere ni ukwirinda ibishuko aho biva bikagera yaba ari amafaranga menshi yaba turiya tuntu nyine iraha ni ukwirinda iraha yego kuko ibyo bagushukisha ni iby'akanya gato birashira yes hanyuma ubu ngubu kuva kuri icyo gihe ubu tubona ufite imyaka ingahe harya mfite 18 18 yego akonze bacu sinzi niba uko abivuga ariko mubibona mwebwe mbo warakuze ntabwo ukiroma nk'uko byatangiye cyangwa se nk'uko byahera uyu munsi bivuze ngo ntabwo ukiri isugi nk'uko n'ubundi byarangiye ntabwo ukiri isugi cyangwa iyo umwana yihariye bikaba n'ubundi mwakenaga iby'abana birangiye ukaba isugi urumva se ntabwo naba nyiri isugi umucamuke kutambeshya ku myaka ya 18 ku myaka ya 18 umaze kuba waryamana n'abagabo bangana iki ko barengara ko barenga bararenga bangahe ongerejwe ari ibintu byo gusakuza ongerejwe ari ibintu byo gusakuza birenga gute ni benshi cyakoza ngerera zirarenga yavuga ngereranyije ni nk'inshuro 30 yepa zirarenga zarenze umubare nyine ni ukugereranya uragereranyije nawe ntabwo ubyibuka harimo abo natibuka harimo abo nibuka ariko hari akabazo nancitse nakubajije uwo musaza mumbabare nsubire inyuma gake uwo musaza kumva yagushutse akaguha n'amafaranga bikarangira urumva kuva ugeze aho ngaho mwongeye kubonana cyangwa muracyaturanye oya icyo gihe urumva nyine mu rugo numvaga bari kuvuga ati agiye kwimuka umusaza wimuka cyangwa wowe umusaza yego niwe wabanje ni ukuvuga noneho ndavuga ati nanjye gutekereza reka mbabwire ibintu yankoreye mbere yuko yimuka yego nanone ndavuga ati yamaye amandazi mwihoreye mubabarire nuko umusaza hashize iminsi 2 nyine arimuka icyo gihe nta nubwo yigeze aza mu rugo yari afite ubwoba yagiye atarasezeye yego kandi mwari muturanye muri n'inshuti cyane hanyuma nuko numva ngo yarimutse nyine akana k'inshuti yanjye twari duturanye nako twakundaga gukina cyane karambwira ati ngo uzi ko ngo wa musaza kuko nakuze iwanyu yimutse nyine sinabitindaho cyane ndamwihorera kuko n'ubundi mu rugo baramaze igihe bapanga ati tugiye kuva mu cyaro tuhimuke nyine tuhave nawe mujyi Kigali yego none mwarimutse cyangwa muracyari iyo mu cyaro oya ntabwo tukiri mu cyaro ubu twaje i Kigali musigaye muri tuye muri Kigali cyane none se kuva wagiye cyane mwongeye kuvugana uwo musaza ni wongeye kumubona kuva ni ukuvuga ati mva yahise arekera no kuvugana no mu rugo manza hari yahise n'ababoroka kuko hari igihe nigeze kumva mu mavuga kuko hari ikirori benda kumutumiramo ahamagaye abona yaramuborotse papa ahamagaye abona yaramuborotse baramwihorera nyine birangira gutyo kugeza n'uyu munsi nimwongera kuvugana so umusaza
kugeza na n'uyu munsi ntabwo tongera kuvugana kuko mfite amakuru bavuga ko yapfuye. uwo musaza yarapfuye? Yarapfuye hashize nk'imyaka ingahe, si 5 se ubu 5 irimo, kuko nigeze kumva ngo mu rugo bari kuvuga ati ngo hari umuntu wapfuye w'umusaza ngo ari inshuti yabo. Ego bari kuvuga ati bajye kumushyingura, none baravuga ati twize kumutumira, nawe yanga kuza mu birori byanyu? nawe yanga kuza, yarababorotse nyine, reka bagereke kujya kumutabara, n'ubundi ntabwo bazi ibye, bamwihorera gutyo. none ubwo wahombye iki? wahombye umugabo wawe? aya yari umusaza, uri kumva yabinkoresheje n'ibintu bibi nyiri umwana, mbese urumva birumvikana yari amuhoteye muri make. none nawe ukaba wakomerejeho, wanze gukiza ngo wakire agakiza umere nkatwe, dore mba ninywera amafanta, ubu ngubu wasanga ufite na rikeri ku ruhande cyangwa ufite n'inzoga runaka. aya nta nzoga, ntabwo ujya mu inzoga? ntabwo njyamo inzoga ko. none se kari akantu ukaba ugakora gute k'akazi ko wagira ngo ni akazi ukora, wazarenze 100 utagira ngo ni akazi urimo? noya ntago urumva, nanjye ni VIP. ntumbwe ko waje ushaka abakiriya kuri kamera zacu? aya ntabyo abakiriya nabyo, ukora VIP? ndi kwihana. urenda kwakira agakiza? ndi gushaka kwakira agakiza kuko nasanze biriya bintu atari sawa. uramaze kuba mu VIP ariko urabona urasa neza. kuba umukire. oya ubu ngubu mfite inzu yanjye nziza rwose n'imodoka. oya mukanyuranamo nako kunywa ariko njyewe reka nta mubwire. kibazo, baraguha icyo ushaka. oya ndarya inkoko, nta nkoko ziri kugenda hafi aha koko, dore hari inkoko nesha ndarya imwe, baraguha. ndarya inkoko pe. ego uyu munsi kuva none natanganya gukora ibiganiro, amahirwe ya mbere abereye kuri kamera bita Ubuzima Bwiza TV. none mbonye amahirwe yo gutuma umutumirwa wanjye akangurira inkoko na byeri nako na fanta ndazinywa. nta kibazo, inkoko na fanta. ya fanta urishyura cyane. mbonye ikiganiro kindyohanye kabisa. ngiye kunywa fanta nirira n'inkoko. none uyu munsi wenda tuvuge, sinzi neza ntabwo ndi bubivuge mu kinyarwanda, ariko niyo nabishyira mu kinyarwanda babahinduriye izina. hari ahantu bise ngo ni indangamirwa. abantu baba bazi indangamirwa se? bagenzi bawe numva babivuga kuko hari ikigo nigeze kwiga herega cyitwa indangamirwa cyane. uwo mwarimu bayo mute mwandangamirwa mwe? kuvuga ati none hari inifomu bigeze kuzana za siporo zari zanditseho gutya inyuma indangamirwa. yego handitseho indangamirwa. icyo kigo ntukivuga ntabwo none imipira yari imituku. icyo kigo cyakatsindwa n'umujyi ntukivuge kuko indangamirwa. ariko urabizi akazina babahinduriye, urakaza ako kazina indaya. baje kuzita indangamirwa, zateje akavuyo ngo ntabwo zikiri indaya, yego ngo ni indangamirwa. ese nawe waba uri indangamirwa? oya abo ngo ndi kwihana. wareri iyo ariko ya VIP. ni ukuvuga ati njyewe uburyo nabikoragamo, njyewe nabaga mfite komande. ego none se tuvugisha ukuri, impamvu ufashe umwanzuro ko ugiye kubereka ni uko wagize icyo wigezaho, ni uko ni ukuvuga ati ni uko ntacyo bikumariye bimeze bite, niyo mpamvu ugiye kubivamo?
njyewe ubundi impamvu yatumye nyine numva nshaka kubivamo akenshi nagiye ngirwa inama n'inshuti yanjye magara ngira yego rimwe akibimenya ko ibyo bintu nabigiyemo yego ntabwo byagize bimushimisha yego noneho agakomeza kungira inama akambwira ati ese ibi bintu wabiretse nkamuca amazi avuga ati ibintu wowe uri kuvuga ntabyo uzi ibintu birangaburira ibintu nibyo bituma ndya neza yego ahantu heza mbese bimpa buri kimwe cyose ntaho cyatuma mbireka rwose bivamo agatubutse cyane none n'ibigabo by'ibikire ntabwo nabyitesha reka nkubaze ikibazo tugira n'inama abantu kuko ngewe ino channel yacu ubundi abantu bakunze kudukurikirana akenshi hagiye dukunze gucishaho ibiganiro byo kugira inama abantu n'inama wagira abakobwa bagenzi bawe so inama nabagira kuva nje nakumva nakwiye gukomeza ibi bintu yego kuko sindi umukobwa mubi sinabura umugabo mwiza mbese hano baranahari humura hano barahari hano turi ntabwo turi twenyine hari abandi bantu barahari urashobora no kuhavana twamubonye yego ku nama mfite n'umuryango rwose mwiza pe abenshi nta nubwo baba mu Rwanda ni ukuvuga ati aho mba ni twenyine tuba mu Rwanda yego nkavuga ati se niye mpamvu ubundi tuma kuko rimwe nigeze kugarura akenge ndavuga ati ariko ibintu ndimo si sawa ngenda mbireka gake gake za nimero zose zampamagaraga ngenda nzireka nzisiba ziboroka mbese zitazajya naho zongera kumbonera so urumva inama nabagira bagenzi banjye b'abakobwa muri kudukurikira murumva igitekerezo kiwe namwe muracyumva ko atari kibi ni umukobwa mwiza hano hari abasore mu kanya ndabizi muri komenti batangiye batubwire ati iyo nimero ase wavuga nimero cyangwa bazambaza bazakubaza wabuze nimero yawe ukareba ko nta mikino oya nimero yanjye ntabwo iri public ariko njyewe uravaho yimaye turareba asundi wowe wayibura ntabwo wowe wayibura yego none mu buzima busanzwe iyo utari muri ibyo bintu uri nko mu rugo uba uri gukora iki so mu buzima busanzwe iyo ndi mu rugo ni ukuvuga ati ndabyuka nkareba uturimo nakora nta mukozi ufite umukozi ndamufite ariko nyine murafatanya kumufasha biba ari byiza cyane ukora uturimo z'ubwonko dukora umeze gute uzi gufura se ntabwo wafura dore inzara uko zimeze ntabwo wajya mu mazi ngo ufure oya ni ukuvuga ati ku buryo se yamfurira na suve zanjye oya ntiyafura oya niba ati twenda tw'imbere mba ngomba kutubwira kuko ntabwo biba ari byiza none se iriya niko kazi konyine ufite ku buryo iyo usoje ibyo bintu nta kandi kazi ujyamo ni ukuvuga ati kuko nderega nkiva muri biriya bintu nahise nari mfite ubundi impano mfite impano nyinshi navuze ati nshobora kagira inkuru kagira inkuru ku mpano zawe wadusangizaho nk'imwe ku mpano zawe
wakihangana ukajya nk'idusangizaho n'abanyarwanda hari n'abantu ntabwo dukurikirwa n'abanyarwanda gusa sibyo East Africa i Burayi hose baradukurikira Imana kuko iriya mpano ya mbere ntabwo nanjye nyemera ukuntu ntabwo nyemera hari indi mpano wiyumvamo ku buryo n'undi naza batuye umukobwa njyewe ntanamufasha kuri ibe ashoboye ni ukuvuga ati njye niyumvamo ko nshobora kuririmba dore ko nkiri umunyeshuri bari bamenye akazina rega ngo ni Marina oya ubu tuvuye ngo ndicaranye n'umuhanzi ntabwo nari namenya ayo makuru ntabwo nari nabyinjiramo neza ubu ngubu ndi kubipanga gake gake yego uzi kwiyandikira indirimbo ku buryo wayiririmba hano kuri kamera zacu n'abantu bakavuga ati wa muntu nubwo agiye mu gakiza akajyanyemo Imana afite cyane cyane ko ufite n'igishoro cyo kuba wahita wikorera indirimbo yawe ndumva warakize ufite umeze neza uriya umukobwa hano muri Kigali ufite inzu ye ufite imodoka yitwaramo uritwara ufite umushoferi njye nditwara wa mukobwa ntabwo ari umukire gusa ahubwo babita baki kamera babita baki harya abakobwa baba barakize nta barenze uruhombe warenze uruhombero oya ntabwo ari cyane utavuga ko nari cyane ibyo bintu bishoboye kuba waririmba iyo ndirimbo yawe cyangwa cyari kuyandika ntabwo urayishyira hanze nzaye baririmbira ubutaha yego nta kibazo nabo bazakomeza badukurikirana bazatubwira abazumva banakeneye kumva iyo ndirimbo yawe ni komenti si ukukubona se nimero yawe siriya nzaguhamagara uze noneho indirimbo uyifite ikiganiro gikuru cyo tuzagikora ari indirimbo nzaniye kandi ufite amafaranga izaza ifite videwo ufite n'urubuga bayisangaho utazazumbwira ngo witwa ngo Riza nibajya kuri YouTube babure Riza uwo ari we icyo gihe nzabanza nkore audio noneho ubundi kubera ko nzanasoje kuyandika nzabanza nze mbaririmbira agace gatoya yego muzavuge muri comment nimba ari sawa ndanayishyira hanze yose ntacyo noneho ngo bwira abakunzi bacu cyangwa se bawe kuko nubwo sinzi neza niba ari izindi kamera ujya ujyaho njye nagutumiye nk'umushyitsi mukuru nayo mfite uyu munsi gira ikintu ubwira abakunzi badukurikiranye ikintu nabwira abakunzi badukurikiye mukomeze dushyigikire mukora subscribe mudukurikira ku Buzima Bwiza TV murasanga ibintu byinshi byiza ibiganiro bitandukanye byamare bitandukanye ba filime yaba aba muzika bose bageraho nawe waje mu ruhande rw'abanyamuzika ubimenye neza ndi muri imbere mwitegura uri muri ba Marina b'imbere ego so sisangaha gusa nkorera dore no kuri Shenge TV naho wansangaho iyo nayo ni cano yes naho wansangaho ushyiraho indirimbo cyangwa hono ntushyiraho za filime n'iki zanyu twa filime nyine namwe muratuzi oya twawucenje umutumirwa nazanye n'akasamutwe umutumirwa nazanye umunsi n'akasamutwe none utwo tuntu twawundi
bakunzi bacu ubuzima bwiza TV dubahorezaho ibyiza buri munsi ku wundi, ntago tuzabatengwa n'ibintu twabasezeranyije. Mwe mwakoze subscribe n'abatarayikora mwihangane, ntago ari ibintu bigoye, mukore subscribe kugira mujye ubasha kubona ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Dusoza ikiganiro, murabona umukobwa twari twamubagejeho, n'ejo ndazaza barenze uyu nguyu.